bizabaho abantu bayoboze abanyamwuka babayoboza abanyabwenge ariko ntibizemera ntabwo bihura hazabamo kurusirigwa ni kurusirigwa ndi kubibona cyane none se uyu munyamwuka kugira ubwo bizamusaba koroha azoroha azemera azajyanwa mu bwenge azigira impyisi bizagenda gute ko umunyamwuka nyine agomba korohera umunyabwenge nyine korohera agapapuro ntabwo bizemera ntabwo bikunda ntibihura icyuma n'ibumba ntibihura kandi ariko umunyabwenge bw'isi uzasaba ubwenge bw'Imana yego ubwenge bw'Imana bukaza muri we nicyo bita rosikaraje karishya nicyo bita karishya yego ubwenge bw'isi nibuhura n'ubwenge bw'ijuru ubwenge bw'ijuru buzadomina buzagutegeka guta ubw'isi turabashuhuje cyane inshuti z'umusaraba kandi inshuti za mama Lionel iyi cano niko yitwa ariko gihe nitwa Pasiteri Alice Misiyoneri turabasuhuje cyane Imana ibaha umugisha nk'uko bisanzwe hano muhakurikirana amagambo y'ubwenge ijambo rya Bibiliya ijambo rya kwimura aho wari uri ariko tubasuhuje tunabashimira abantu mwakoze subscribe mwikomera amashyi muri abantu b'igiciro kandi nawe uyikoze Imana iguha umugisha mwinshi cyane rero nk'uko turi abataramye umunsi nabazaniye umutaramyi uzwi cyane mu magambo y'ubwenge kandi amagambo menshi Imana imushyiramo y'ubwenge iyo ukeneye kuyumva usimbukira kuri Nicyo Gihe TV ukahasanga amagambo menshi Imana yamushyizemo y'ubwenge uyu ni umudamu nkunda cyane mfite ibintu mukundira nkunda kuvuga ariko n'umunsi ndabisubiramo ni umudamu uvuga amagambo azi neza kandi udapapira agira imbuto z'abakristo ikindi agira amagambo yakwimura aho uri ukajya n'ahandi kandi agira n'umutima wa kimuntu sinzi wenda nimba ngiye kubivuga mu kinyarwanda cyiza uyu niwe mudamu tuziranye mu itorero rya ADEPR wabashije gutoragura niko bavuga gutora umwana bamutaye uruhinja akaza akamurera none amaze gukura cyane ibyo bintu narabikubahiye ndabigukundira cyane uyu munsi rero twamuhamagaye muramuzi kuri iyi sheni aho yagiye avuga amagambo aryoshye aho yavuze abedo mu buryo Imana izabakubita inkweto mu mutwe aho yavuze uburyo bagomba gushyira ku matandiko bakajya kubonana n'abamenya ukamubarizamo Imana aho yagiye avuga amagambo aryoshye kuri iyi cano hari ijambo rindi yahavuze rivuga ngo Imana izanye ubundi buryo Imana iguha umugisha rero mwarimu turakwakiriye murakoze cyane mushumba Imana iguha umugisha turakwishimiye hano turagira ngo usuhuze abantu badukurikiye unabibwire amahoro y'Imana nabane namwe nejejwe no kongera kuboneka imbere y'Imana ndetse n'abera bayo kandi iki ni igikorwa nkunda nkuko njya mbivuga mushumba kumbwira ngo ngire icyo mbwira abantu giturutse muri iki gitabo yego kubwira ifi ngujye mu mazi yego urakoze cyane akaba ari akaraka rwose karyoheye yego kandi databuja ahemba neza amen amen ndagukunda cyane mudamu w'umusirimu mudamu umusirimu nkunda buryo uri umusirimu buryo uzi gushaka Imana gusenga Imana mu buryo bwose Imana ikwagurira imbago uyu munsi rero twagutumiye kugira ngo tuganirize ubwoko bw'Imana ariko nagira ngo n'ubundi nkwakire mu buryo bw'isengesho dutangire dusenga niturangiza turakomeza karibu turagushimiye mwami w'ijuru n'isi Imana y'amahoro data wa twese udukunda ni umwanya mwiza w'umugisha uduhaye kugira ngo twegerane nawe haleluya ijambo ryawe imitima myinshi iri imbere yawe ihembuke haleluya kandi ubugingo bwa benshi bukomezwe n'ijambo ryawe turabagabura b'ibyawe mwami Imana yacu waraduhamagaye kugira tugukorere hakiri ku manywa kuko bugiye kwira kandi iyo bwije nta gukora kuba guhari yego abaja bawe rero turakwinginze mu manuka ubane natwe marayika mwiza w'umwigisha
abane natwe kandi umwuka wera atuzeho cyane atuyobore twe kwiyobora. Urakoze cyane mu izina rya Kristo. Amen, 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 amen. Urakoze cyane mwarimu, turakwakiriye. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, ariko umunsi numva ndi bukubaze kweri. Cyambere ndabizi usengera mu itorero rya ADEPR, itorero dukunda kandi twubaha cyane. Ubundi wakurikiye iki mu nzu y'Imana? Waje ute? iyi nzu urakoze cyane. Iyi nzu rero nubwo atari cyo cyigisho wenda ni nko kugira ngo abantu dukurikiye utagira aho aderese umukomveke kuba yaba mu nzu y'Imana. Iriya nzu nakuze abantu bavuga ngo utarakubitirwa mu kiliziya agira ngo ni inzu y'izindi. Utarakubitirwa mu kiliziya agira ngo ni inzu y'izindi. Akajya byumva nyine babitebya ababyeyi abaki. Ariko nza kumenya umumaro w'iyi nzu. Yego. Dawidi, umwami Dawidi yashatse kubakira Imana inzu. Imana iramubuza. Amubwira ngo wavushije amaraso menshi. Yego. Ibiganza byawe ntabwo byanyubakira. Kandi Dawidi Imana yaramukunda. Ariko aravuga ngo umuhungu wawe uzagusimbura ku ngoma niwe uzanyubakira. Salomo yima ingoma, umuhungu wa Dawidi. Kandi ingoma ya Salomo nta ntambara. Ni ingoma yabaye iy'amahoro rwose, ihumure riraza. Ajya ku kanunga gasumba utundi asaba ubwenge, aravuga ati rero umpamagaye ndi umwana muto, ntabwo nashobora kuyobora abantu. None ndakwinginze kugira ngo umpe ubwenge mbashe kuyobora abantu. Imana iramubwira ngo kuko utansabye ubutunzi, yego, ntusabe n'icyubahiro, ubwenge ndabuguhaye kandi n'ibyo utansabye ndabiguhaye. Hanyuma rero aza kwitegura. Ni ibintu byafashe igihe kirekire ko inzu y'Imana yayubatse igihe kandi arayirimbisha iby'imirimbo byinshi cyane kandi byiza. Yubaka inzu arayirangiza pe, arayirangiza. Arangije kuyirangiza no kuyirimbisha neza uko yabyumva. Yego. Iby'izahabu iby'iki byose amaze kubishyira mu nzu y'Imana, aragenda guhagarara imbere y'Uwiteka. Haleluya. Arambura amaboko. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka Imana, nkubakiye inzu aho uzatura iteka ryose. Yego. Haleluya. Amina. Kandi avuga ibintu bikomeye bituma nakunze inzu y'Imana. Yego. Aravuga ngo iyi nzu nkubakiye ndagira ngo uzayituremo. Ariko asenga arakomeza, ntabwo yerekeyeho, yari imbere y'Imana. Yego. Aravuga ngo umuntu wese uzagira icyo agusaba ari muri iyi nzu uzamwumva uri mu buturo bwawe bwera. Yego. Aravuga ngo n'umunyamahanga wa kure utazashobora kugera ahangaha, yego, nagira icyo agusaba yerekeye aho iyo nzu iri. Yego. Hari akantu bita busore, ugira ucyaha akakwereka uburasirazuba, amajyaruguru, ikusi n'ikasikasi. Yego, uwo ni umusaraba. Ako kantu iyo ugahagaritse utya ni akantu kizunguza, gahita kakwereka amajyepfo amajyaruguru. Ngira ngo hari izo busore zabagaho zerekana aho Yerusalemu yerekeye. Ari nayo mpamvu Daniyeli muri cya kigeragezo cye ntabwo yagiye Yerusalemu aho inzu y'Imana iri, ahubwo yari azi icyerekezo cy'aho Yerusalemu inzu y'Imana iri. Yakinguye amadirishya yerekeye aho iyo nzu iri, gusa atuma yisengesha, Imana iramwumva. Haleluya. Haleluya. Amina. Iyo nzu rero amaze gusabira umuntu wese uzagira icyo ayisaba ari muri iyo nzu izamwumvira mu buturo bwayo. Asabira n'uwakure uzamenya icyerekezo cy'aho iyo nzu iri, akagira icyo ayisaba yerekeye aho iyo nzu iri, nabwo ngo izamwumvire mu buturo bwawe. Yego. Yego. Asabira undi muntu. Haleluya. Amina. Aravuga ngo n'umuntu uzimenyaho uburwayi bwo mu mutima nawe akaza akavugira imbere yawe ngo uzamukize uburwayi bwe ubwo ari bwo bwose. Amina. Avuga ikindi kintu nacyo abantu batajya bavuga, nitahuriye nacyo cyanditse. Aravuga ngo kandi umuntu nacumura kuri mugenzi we, yego,
ngo akamujyana akamushyira imbere y'icyotero ngo ni nk'aho arya imbere y'uruhimbi yego ngo akamurahiza yego ubwo ni nko kuvuga ati rahira ko atari wowe wabivuze yego rahira ko atari wowe wanyibye rahira ko atari wowe wandogize yego rahira ko atari wowe wanyiciye umwana Yego. ko ngukeka amababa undi akavuga ati rwose ntabwo ari njye azamufata ukuboko yego amujyana ati ntacyo guhakana amujyana imbere y'icyotero avuga ati rahira ko atari wowe yego ngo uzamanuke ucire abagaragu bawe urubanza yo urongeye kujya mbajyana gahunda ni ukubajyana imbere y'icyotero nzajya ntekerezaho ibintu mbibona neza iri ku gihanga ntakibona ahakana nzajya mufata ukuboko mujyane imbere y'uruhimbi ntirambura amaboko rambura uhakane ko atari wowe wakoze ibi bizajya bimukurikirana rwose iriya nzu rero kandi ngo Imana amaze kuyinginga nayo yaravuze ngo kuko usabye kuba muri iyi nzu nanjye nzayibamo iteka ryose irabimwemerera kuko ubisabye nanjye nzahaba iriya nzu rero yego ngiki cyo nakurikiye yego hageze nagize amahoro yego mu buhamya bwanjye butangira kuri nicyo gihe TV shene yanjye y'ivugabutumwa hatangira ubuhamya buvuga aho Imana yankuye yego buvuga ko nabaye umunyonzi w'igare nkorera amafaranga yego bigasimbuka bukavuga ko nacuruzaga bare n'icyokezo ku muryango ariko ngeze muri iriya nzu nayinjiyemo gusa yego navuyemo birangiye amen ubuzima buhindutse aleluya iriya nzu rero nicyo nakurikiyeho n'icyo n'amagingo urakoze cyane Imana iguhe umugisha nari nkubaje gutyo kugira ngo tubwire n'abantu ko kuba mu nzu y'Imana ari byiza hari abantu bagize depression abandi bafata imyanzuro itari myiza ngo agakiza kaba mu mutima ngo urusengero ni umutima w'umuntu abandi bati mu rusengero baraducumuje ntituzahasubira abandi bati twabonye imbuga nkoranyambaga tuzajya duteraniro tugafashwa aha mbagira ngo abantu bameze gutyo bumve imbaraga zo kuba mu nzu y'Imana urakoze cyane uyu munsi rero twagutumiye kugira ngo tukubaze kandi ye nkubaza nk'umuhanga kandi n'abantu tubana hano barabizi ko nkunda abahanga kandi nanjye nkicara nkiga kuko mbigiraho ibintu byinshi cyane uyu munsi ndashaka kukubaza kandi nkakubaza amagambo njya nsoma muri Bibiliya ariko nkumva sindi gusobanukirwa ngo ngera aho nshaka kugera nariyo mpamvu nagutumiye ngo udufashe hari ijambo rivuga ngo nahamagaye ngo abaswa ngo kugira ngo nkoze ngo usone abanyabwenge nkaba mfite ikibazo kikubaza ngo ese Imana yakoresha abaswa hari abanyabwenge cyo ni ikibazo cya mbere murakoze cyane urakoze cyane madamu Mushumba ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'isi yego butandukanye n'ubwenge bw'isi buriya wenda mfite impamvu bimbajije byanditswe byera bivuga ko ubwenge buzagwira ariko ubwenge Bibiliya yavugaga n'ubwenge bw'isi ubwenge bw'isi ariko ubwenge bw'Imana cya mbere buraboneye kandi ijambo kubonera ni ijambo rinini yego ntabwo bubamo kwishyira hejuru ntibubamo kwirata ntibubamo buraboneye yego hanyuma rero uragira uti Imana yahamagara abaswa gute yabakoresha kandi abanyabwenge bahari ahubwo iyo twinjiye muri iki gitabo dusanga havuga ngo yahamagaye abaswa bo mu isi kugira ngo ibone uko ikoze isoni abanyabwenge wenda ni ijambo dusanga ngira ngo mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto abakorinto ba mbere twita abakorinto ba mbere ibice ni igice cya mbere n'umurongo wa 18 wenda ariko aba ariho mpera uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi umurongo wa 18 uravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu ariko kuri twebwe abakizwa twebwe abakizwa nanjye ndimo n'undi wese wemera agakiza n'imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo
nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge nzaburimbura mbumareho n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa mbese none umunyabwenge ari ni umurongo wa 20 umwanditsi ari he umunyampaka wo muri iki gihe ari he ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu hariho akabazo kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi nubwo ubwenge bw'isi buyoboye isi ariko iyo abo banyabwenge ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa ntago babiheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi barema umuntu bakarema amarobo bakarema ibikomeye bakagira gute ariko umwuka w'Imana ntaba muri bo nta nubwo abahanga bari barema umuntu wabasha kurondora ibyo utekereza ariko ubwenge bw'Imana butuma tumenya ibyo umuntu atekereza nibyo ntabwo cyumvise n'abandi yewe ikibazo mfite nibwira ko iryo jambo abantu bakunda kuryigisha ari abantu batize kugira ngo badefande ubwenge intege nke zabo ntabwo waba ufite ubwenge bw'isi ngo uryigishe ibyirato by'injiji zo mu isi ariko zabaye abanyabwenge babiheshejwe n'ubwenge bw'Imana nibo babivugaho ko bafite confidence zaho bavomye cyane kudefanda ko batakandagiye muri segonderi worohadisi no kubihagararaho kugira ngo batabaca amazi kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi Imana yishimiye gukirisha abayizera urumva ko yabyishimiye abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa ubupfu bw'ibibwirizwa ni iki gitabo ni ubupfu bw'ibibwirizwa donc kubibwira umunyabwenge wize umufilozofe ukajya kumubwira ibi akubwira ko nta Imana iriho ariko ntabwo bemera ko Imana ibaho twebwe muri injiji gusa urumva yanditse ibitabo by'abahanga yagize gute afite bibliothèque ye yigize gute ibitabo by'ubuhanga arabyicanye wowe ugiye kuzana iki ngiki akubaza ati cyanditswe nande koko kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa dore abayuda basaba ibimenyetso naho abagira ikibo bashaka ubwenge wabyumvise ariko twebweho abagira iki nibo bashaka ubwenge ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe uwo ku bayuda ni ikigusha ku banyamahanga ni ubupfu ariko ku bahamagawe b'abayuda ni abahamagawe muri ya bwoko b'abayuda n'abagira iki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo niwe mbaraga z'Imana akaba n'ubwenge bwayo 25 ntundambirwe nta kibazo kuko ubupfu bw'Imana Imana izanye ubupfu nayo urumva ubupfu mbese buturuka muri yo yego cyane bavuga ngo ni ubupfu ngo ni iki kuko ubupfu bw'Imana ariko wabana we burusha abantu ubwenge kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga ndasubiramo muranyumva mwese abaneza turi kujyana kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga 26 haranditse ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu yego bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi ntabwo ari benshi muzirikane guhamagarwa kwanyu n'abakomeye bahamagawe atari benshi yego n'imfura zahamagawe atari nyinshi yego ahubwo Imana yatoranije abaswadi kukurire noneho inzira ku murima oya urabinyumvisha ahubwo Imana yatoranije abaswa mu by'isi
injiji ku bwenge bw'isi bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. ndagira nsobanura uyu murongo mbere y'uko nkomeza. nsobanurira nyumvisha. ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. yego, ariko abanyabwenge nabo bo mu isi itoranya abaswa ngo ibone uko ikoze isoni abanyabwenge. kubera iki? harimo kubakoza isoni. kubakoza isoni ngubu. ndaguha ingero kandi n'abandi barazizi. yego. dufite abaganga b'inzobere. yego. muri iyi si rwose b'inzobere, ariko biga. yego. kandi turabemera ko ariko hari indwara bavura bageraho bakavuga bati ahasigaye ni ah'Imana. kuki bavuga batyo? bakagira agace k'Imana. batumva rero nabo barayemeraga. kavuga batumva rero twe twaragerageje madamu nk'inzobere twakoreza ibishoboka byose, imiti yose ishoboka kuri ubu burwayi bwawe ishoboka ku isi igaragara, aho ubwenge bwacu bugarukira naho, ahasigaye Imana nayo ikugirire neza. ahasigaye bagasigariza Imana agace k'ubushobozi bwabo, kandi ari abanyabwenge, kandi ari abadogiteri, ari abahanga. yego. niba Imana ihumura impumyi yanabuvukanye, yego, itanahumye nyuma, igahumura impumyi, ubwo bubasha kandi ikabuha abantu bayo, ku buryo ugira gutyo utihumuka ikiganza gusa, umuntu agahumuka, kitavuye Harvard, kitavuye hakurya hariya muri kaminuza. ntabwo mbizi moko ya kaminuza za hano mu isi, nzimo make. ikiganza atasize imiti, atasize ibihubiko, atari umupfumu, atari umukorikori. yego. ndibuka ntabwo iyo tuvuga iby'Imana tugenda dutanga ingero z'ababayeho muri Bibiliya, ariko natwe hari iby'Imana yadukoresheje. nk'amateka yawe ndayazi niyo mpamvu ubona nkwemerera twicarana. amateka yawe ndayazi, mu mikorere yawe n'Imana. ariko nigeze kugera ahantu ngiye mu ivugabutumwa mu kigo cy'amashuri, hari urugo rwari rutuye aho. yego. numva ijwi rirambwiye ngo jya muri ruriya rugo. ijwi. yego. nta muntu ndeba, ariko numva ijwi ngo injira muri ruriya rugo. ndahinjira, ngezeyo mpasanga umugore aranyakira muri salo, turaganira. hanyuma ariko nkomeza kubaza Imana nti unzanywe n'iki hano? yego. ariko ibyo byose uko ndi umuvugabutumwa, ubwo numvaga ko ndi integetse kuza kumubwiriza ubutumwa. ndatangira ko mubwiriza ubutumwa. icyo gihe nari umuvugabutumwa mu kigo cy'amashuri cyitwa Alliance High School, cyahoze ari muri komine ya Rutongo, ahantu bita za Nyacyonga, ubu ni mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jabana. niho navugaga ubutumwa icyo gihe muri icyo kigo cy'amashuri. hanyuma ndamurarika ku cyumweru uzadusure hano haruguru kuri rino shuri, tuhagirira amateraniro meza. aremera. ndanamusengera. n'ubundi nari mpacengiye kuri icyo kigo muri repetisiyo y'abanyeshuri natozaga muri korali nari ifite yitwa Beura y'abanyeshuri. Beura bivuga uwashyingiwe. hanyuma ntangira gusenga Imana ngira ngo musezere, ijwi rirambwiye ngo uyu muntu akorana n'abapfumu. yego. akorana n'abapfumu. ndavuga nti se ndabimubwira ngo kandi muri iyi nzu ahafite imiti yahawe n'abapfumu. maze gusenga nkaho nagahagurutse bamperekeze, ndamubwira nti none se urakijijwe? ati nari nkijijwe ariko ati ntago bikimeze neza. wabaye iki se? ati nyine nagize intege nke. ndababwira nti ko Imana imbwiye ko ukorana n'abapfumu. Imana wayiburanye iki? ahita yubika umutwe. ndamubwira nti rero
imiti Imana imbwiye iri hano mu nzu yinzanire. yego Aransiga ajya mu cyumba cye azana imiti mu macupa y'abapfumu bamo. Nababwira nti se iyi miti kuki uyinywa? Arambwira ati mfite inda yahezemo maranye imyaka 5. yego Natwaye inda bayindogeraho. Abapfumu rero yari afite umugabo w'umusirikare uretse ko yapfuye w'umuriteni. Yaje gupfa. Ati umugabo yarambwiye ngo aho bazandangira hose bamvura nzajye njyayo, amafaranga bazajya banca yose azajya yatanga. Yari amaze gutanga amafaranga menshi. Umutamuvuye bakamurangira bati yakuvura akajya ahandi. Ariko igihe cye cyo kuruhuka cyari icyo. yego Ndangije arambwira ati inda ifite amezi 6 kandi nkozeho kuko numva n'urutare. yego ndamusengera ndataha. Ndangije ndagenda mbwira abakristo bamwe b'inshuti zanjye b'abanyamasengesho. Ndabwira nti hari umuntu ubwo yaratangiye mu materaniro, ndetse hari umudugudu wari hafi aho ngaho, imidugudu cyitwa mu nyito z'itorero bikitwa imidugudu. Iwacu bisigaye ari amatorero, hahoze hitwa umudugudu runaka. Turamurarika rimwe turarana nawe ijoro rimwe. yego Turasenga ngo bigere 8 z'ijoro. yego Imana iduha ijambo iravuga ngo natuma batwita sintume babyara. ese ko Nabazibinda kandi ndi Imana yabo. yego 8 z'ijoro natuma batwita sintume babyara. yego Uhereye ubwo indi hita ikora. amen. Ihita yongera irakora. Ironka arakina umwana. Ushaka umbwire nzamuzana aha muri iyi studio yawe. Ntacyo bitwaye. Azavuga imirimo y'Imana. Dore ko abantu ngo bajya bahimba ibintu ngo kugira ngo biryohe ngo bigire. Twarenze ibyo. Ntabwo turisha kano. Imana yaraduhamagaye ngo tuvuge ibifatika. Oya. Hari ibyakozwe n'intumwa, ari n'ibyakozwe natwe abaturage. Yes. Si byose. Kandi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dushatse twakomerezaho ibice byacu. Yaba biri icyandiko. N'ibyacu byajyamo. Nicyo kuvuga cyajyamo. Hanyuma indi iratangira ironka. Aratangira arongera arahurwa. Muri iyo minsi hajya musura ruko. Atangira ati bitogosheje singibiriye, irimo amavuta singibiriye, mumpe ibyokeje, mumpe bigize bibi. Indi irongera irakora. Igihe cyo kubyara kiragera. Ninjye wari umuriho. Ndamujyanye ahantu bita Nyacyonga kuri Centre de Santé. Indi iramurya ngo bigere mu masaha 9 z'ijoro baduha transfer ijya Rutongo. Tugezeyo basanga umwana yapfuye. Urureri rwamwizingiye mu ijosi ruramuniga. Yashatse kuvuka ruramutangiye. Yego. Baramubaga, ninjye wamubayeho. Bamukuramo umwana wameze inzara wazaga isura. Urumva ubwana w'imyaka yari kuzamo. Urumva ubwana w'umukobwa rwose wakuze. Ninjye wamushyiguje mu gaserike rwose k'umwana mukuru. Musiga ku bitaro musigira undi muntu. Ndaza kandi ndagashyinguza, ariko icyo kintu kimuva mu nda disi. Yego, cyo ni igitangaza. Ntabwo ari igitangaza. Igitangaza. Ubarashima Imana. Amen. Uwo muntu yo nampaye inka. Agira ngo ntiyatashye. Naje kuva kuri uwo mudugudu nyuma ajya gusezera abakirisitu b'impano. Ndi mwarimu wacu iki nari ngira agakobwa gato muri za 2002 gutyo. Hanyuma nawe aravuga ati nkurikije umukozi w'Imana igitangaza Imana yamukoresheje, ikintu cyari cyarampezemo kikamvamo. Yego. Muhaye inka. Amen. Inka nagiye gukura ubwatsi mbwira abaturage. Turenga imitobe baramperekeza rwose. Njya gukura ubwatsi nawe ashaka abandi turayitegura. Yego. Bakorari nayoboraga baraza. Inka turayakira. Nubaka ikiraro gike. Amen. Bishatse kuvuga iki? Yatoranije abaswa bo mu isi. Nta buganga nize. Nubwo nakoze kwa muganga. Nk'umwuga Israel de Santé, ariko nta buhanga mfite. Ntiwigeze wiga kubyaza no gutera urushinge. Ariko iyo nda yari imaze imyaka 6 mu nda.
ko yari imaze 5 tukongera tukamusengera ikongera igatangira bundi bushya. Yego. Icyo kintu kikamuvamo. Abaganga ko batari baramuhaye imiti ngo akive. Ko barakakaye kandi ari abanyabwenge. Abo dusengera se barabuze urubyaro bamaze imyaka 15, inda zikirema bakabyara. Iyo myaka 15 izo ntanga zabaga ziri. Izo trompe bavuga ko zari zarazibye. We hari n'igihe abaganga bavuga bati nta kibazo turimo kubona kikubuza. Kuki batabibaho? Kuki muganga dahita akemura ikibazo? Ndamufite umudamu w'inshuti yanjye, umugabo we ni mwarimu. Uwo mudamu yabyaye umwana umwe w'umuhungu. Trompe ze zirifunga. Kwa muganga barazifungura biranga. Baramubwira bati genda uzatahana uwo nguwo. Arataha ajya ku mavi. Amen. Ivi ajya munsi y'umusaraba avuga ati ma ndashaka abana. Trompe zirifungura. Bari baramuhaye rendezvous bamuha imiti bati uzagaruka asubirayo. Baravuga bati ntago bizashoboka. Byaranze rwose, genda wagize impano byara kana uzatahiraho. Yego. Arangije avuye imbere y'Imana aratwita. Uba afite abahungu 2 beza rwose bari muri university. Yatoranije abasuka bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Ako kantu ko gukozwa isoni niko nshaka ko yasubiye kwa muganga ajya kubwira muganga ati burya wambwiye ko gutwita bitazashoboka, ariko ngiye inda n'imvutse. Aravuga ati usengera zirankoze. Usengera ati sengera muri ADPR, ati iyo mana yawe uzayigumeho. Yego. Somuje rikoroga se urumubwiye atyo. Haraho ubwenge bw'isi bugarukira. N'ababikora barabizi. Kandi ngo ibimana yabikoreye iki? Kugira ngo abantu batirata ubwenge bwabo. Kandi uranyumva neza mushumba. Haranditse ngo kandi nibyoroheje byo mu isi nibihinyurwa nibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. Kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Waduhindukiye ubwenge. Waduhindukiye iki? Ubwenge buva ku Mana. No gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Kugira ngo bibe nkuko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Hanyuma se Daniel ndamubona nk'umunyabwenge. Umwama arota inzozi zikamuhagarika umutima, akanazibagirwa, agahamagara abanyabwenge n'abakonikoni bakamubwira bati nta muntu wo mu isi washobora kumenya ibyo umuntu yarose, bitubwire turabisobanura. Atumva ubwo mumbwiye mutyo kuko mwumvise ko nabyibagiwe babice. Yego. Ndababwira ko nabyibagiwe kandi muri abanyabwenge muri n'abacunnyi n'abakonikoni mwabyibutse se ko ariko kavuro kanyu. Bigiye ko ari cyo mushinze. Ubwenge bwanyu n'ubukonikoni bwanyu nibubaheshe kubimenya. Timuri abapfumu, ntimuvuba imvura ikagira gute. Genda byose mukora ni muzibuke, ni mutazibuka simbabeshaho. Yego. Igikuba kiracika mu gihugu. Baramwinginga bati nibura tubwireho agace duherewe. Yego. Ahubwo bamwongerera uburakari. Mbabwira agace mbabwira ko nazibagiwe. Barushaho kumusaza. Iteka riracirwa ryo kubica. Ariko inkuru iragenda. Basanga Daniel mu nzu y'imbohe. Yego. Baramubwira ati iteka ryaciwe abanyabwenge mu gihugu bagiye gupfa. Arabwira ati nimushyire umwami. Yego. Aragenda yiyoroheje. Aramubwira ati rero reka kwica abanyabwenge. Nabo bakonikoni buretse kubica. Umpa iminsi n'aba bacunnye nabo bake. Ntizi minsi yimpe gusa. Ndakubwira ibyo warose nkubwire n'icyo bavuga ati ngaho. Yego. Ngaho ariko nako sinshizwe. Yego. Ndayiguhaye ariko irajya kurangira se mezeni. Ko nahagaritse umutima. Zari ziteye ubwoba ariko ati hangane iyo ngiye 3 gusa.
sinyirenze. Yego. Haleluya. Amina. Haleluya. Uwiteka we urakarama. Haleluya. Kugira ngo ikoze isoni iki? Abanyabwenge bo mu isi. Aragenda yikubita imbere y'Uwiteka. Aravuga ati Uwiteka Imana. Abanyabwenge bagiye gupfa bo mu gihugu. Nibapfa se nterekanye kuri Imana ifite ubwenge. Akamaro karabarakaye. Uwiteka Daniel inzozi ziraza. Arerekwa. Arangije arongera avuga ati mushyire umwami. Yego. Kandi ya minsi 3 yasabye nyabusa banamushubije muri gereza. Yarose ariho ari. Haba bino mubini wavuga ati nibagushyire hari uburya neza, ubona uko urota, ubona uko wereka. Uburyofe. Ubona uko wereka. Bamusubiza hariya mu nzu y'imbohe niho yaroteye. Abwira ati ongera ushyire umwami. Ageze imbere yati mwami. Ariko nsubiye inyuma gato babakonikoni n'abanyabwenge babavuze bati nta muntu ati jye sinabibasha ariko mu ijuru hari Imana. Daniel kweli mu ijuru hari Imana. Ariko umuntu arasengera umuntu yagira gute? Nasengeye ati nta n'amatandiko wa mugani nta n'amaturo n'iki. Nubwo yakwiye ariko ntukwiye kuyaba. Yego. Cyane. Yego ariko bimeze. Nibyo. Hanyuma rero avuga ati mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe. Haleluya. Ati dore aratangira arondora. Uko arondora umwami yumva araneze. Uzi ko memoire irongereraga. Uzi ko ari byo. Ati none insinzi niyihera nimubwira. Abanyabwenge bo mu isi babinaniwe. Yego. Rero madamu icyo mwakora cyose icy'isi yakora cyose hazakenerwa abanyabwenge b'ijuru. Ndabyumva ariko bazakenerwa rwose bazakenerwa. No kuvuga muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke ngo byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho. Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa vanite ibiriho. Yego. Ihindura ubusa ibiriho. None se mwari ndacyafite ibibazo ku bwenge n'ubuswa. Aho ndabyumvise ko umuswa ashobora kubyara umunyabwenge cyangwa se n'umunyabwenge akabyara umuswa. Ese iri jambo rarihuza gute na ririya Paulo yavuze ko numva ariho ukiri? Ndumva n'ubundi werekeze mu nzira za Paulo arawageze aravuga ngo niwe wavuze ngo musengeshe umwuka musengeshe n'ubwenge. Yego. Ni ukuvuga ngo habayeho ubwenge gusa byapfa habayeho n'umwuka gusa byapfa. Ni ubwenge yavugaga si ubw'iyisi. Ni ubwenge bw'Imana. Kuko ibintu by'Imana bigomba kuba mu bwenge bw'Imana. Kuko ubwenge bw'Imana nibwo buhishura ubwenge bw'isi ariko ubwenge bw'isi ntibuhishura ubwenge bw'Imana. Umunyamwuka arondora umunyamubiri ariko umunyamubiri ntarondora umunyamwuka. Reka nta munyamubiri urondora umunyamwuka ariko umunyamwuka arondora umunyamubiri akamurondora. None se umuntu ashobora kuyobora umunyabwenge bw'isi? Nabyumvise ko hariho n'ubwenge bw'Imana. Umunyabwenge bw'isi udafite umuroho mutagatifu udafite umwuka utazi iyo biva niyo bijya ariko yibitseho udupapuro. Yego. Yibitseho isi yagenze azako mu bwenge cyane. Byumvikana ko atabora umunyamwuka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bikunda. Ntabwo byemera ntibikunda. Gute yamuyobora atese? Ubwenge bw'isi kandi ubwenge ubu se tuvuga indimi zingahe? Uvuga zingahe? Niba uvuga indimi z'abamarayika bizabaho abantu bayoboze abanyamwuka babayoboza abanyabwenge ariko ntibizemera. Ntabwo bihura. Hazabamo kurusirikwa. Ni kurusirikwa. Ndi kubibona cyane. None se uyu munyamwuka kugira ubwo bizamusaba koroha. Azoroha zemera azajyanwa mu bwenge azigira impyisi bizagenda gute ko umunyamwuka nyine agomba korohera umunyabwenge nyine korohera agapapuro.
ntabwo bizemera, ntabwo bikunda, ntibihura. Icyuma n'ibumba ntibihura. kandi ariko umunyabwenge bw'isi uzasaba ubwenge bw'Imana, yego ubwenge bw'Imana bukaza muri we, nicyo bita rosicrage, karishya, nicyo bita karishya. yego ubwenge bw'isi nibuhura n'ubwenge bw'ijuru, ubwenge bw'ijuru buzadomina, buzagutegeka guta ubw'isi, hanyuma ubwenge bw'Imana bukuyobore icyo gukora. Dufite abantu benshi baretse, bavuye bakoreraga amafaranga menshi, bumvise ubuhamya bwa Kanoni Antoine Rutayisire, jya mukurikirana cyane, ba pasiteri Usabwimana Samuel wigeze kuba perezida w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, ubuhamya bwe turabuza, aho yakoraga ahembwa amafaranga menshi, ariko akimara kumva ijwi ry'Imana, abo bose bakimara kumva ijwi ry'Imana, yego baje gukorera itorero nta n'ikintu kirimo. Rwose si ubuyobe, ntabwo ari ubuyobe, ni ubuyobe. None se wabihuza bikavamo minerivare y'abana se, bikavamo uburyo bikazi kwa kundi usanga barakokotse bambaye katire buto barajegeye. Pawulo ijambo ry'Imana kandi uranarizi, yego uyu munsi ndi umunyamakuru, nta kibazo turimo turabwira Kristo kugira ngo tububake. yego Pawulo yaravuze ngo kubwo kuronka Kristo byateye ko, kandi Pawulo yari yarize cyane, ari umunyabwenge, akaba n'umunyamwuka. yes, kubwo kuronka Kristo byateye ko iby'isi mbibona nk'ibibamba, ariko nabyo bibona mbambye. hari aho yavuze ngo byanteye ko mbibona nk'amase, nuko ikinyarwanda cyambika, ariko hari izindi Bibiliya z'izindi ndimi havuga amazirantoki. yego byanteye ko iby'isi mbibona nk'ibibambwe, ikintu kibambye ntacyo cyamara, kandi nabyo bindeba bibona mbambye. bivuga ati ariko kuki turiho ngo turye ukaba utaturye, kuki turiho ngo utwambare ukaba utatwambara, uruzuye, uri muzima, nawe ati muriho ariko simbyemere. umuntu wize nkawe endogiteri kuvuga ngo uranywa icyayi iki mu kantu kirimo tangawizi kigize gite, wafasha akayukise cyangwa akantu kagize. umuntu wize ko umubiri ugomba kugira akarukoro, ukaburimo unywa icyayi mu cyayi ukabaho. hari umukristo umwe w'inshuti yanjye yajyaga ava gusambana, akampamagara ati ndapfuye, ati none ati ndarangiye, ati uri he ngo ndambikeho ibiganza, ati nongeye, akaza ahamushyira muri biro nkamusengera, arambwira ati uko uzi ingurube imeze, ati nanjye ubu niko nabaye. bukeye ndamubwira ntifata amasengesho y'iminsi 3, ati ntabwo nayashobora, inti nzayagufasha, uzasenga umwe 2 nzayigusengera. yaje gukira iyo ndwara, ariko twavuye hamwe atari ko mwari ubu biki cyanzanye, ati ibi bintu nzabikira koko. kandi ubwo kwa muganga naho bamutera urushinge ngo bikire, bajya muri labo ngo bakimukize. abanyabwenge bw'isi ntibamuvura icyo cyaha. iyo dayimoni ni Kristo uyihandura, nta ibuprofene, umuti donc ordonnance médicale umuganga yaguha uwo mu ijuru, ni ukukubwira ngo akakwandikira ordonnance, akavuga ati genda ufate amasengesho wiciye kamere. nibyo, genda uyifate. ariko yambwiye ijambo ati koko byashoboka ko umuntu abana n'umugore umwe imyaka 10 igashira ari we wenyine. ati ubwo si ubugoryi, ati ntago nemera ko bikunda, ati n'ibigore biri hanze aha byambaye ubusa. ndababwira nti birashoboka, birashoboka. rero ya masengesho twarasenze, nkomeza kumuba hafi, nkomeza kugira gute ibintu yaza rwose kubireka, arabireka rwose, arabireka, ya dayimoni irakira. ariko urumva ko nta zindi mbaraga zari kumuvura. ndacyari ku munyabwenge n'umuswa. ndashaka ko mfasha kumva ibi bintu cyangwa kuroganiza ibi bintu. byumvikana ko umunyabwenge hari ibintu atahesha uyu muswa w'umunyamwuka, reka tubivuge gutyo. ariko uyu muswa wahamagaye kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge,
ariko gato utarajya kure bivuga ngo umuswa w'umunyamwuga iyo Imana yamaze kuguhamagara iguha ubwenge ubuswa bukahise ngwiki ko hari abantu se baba bakibabona ngo izo zanjije ziti ashwi nuko bafite ubwenge bubarenze Imana ihamagara abaswa ariko ikabaha ubwenge kuko mu gitabo cya Yobu haravuga ngo kumenya Uwiteka nibwo bwenge no kuva mu byaha niko kujijuka iyo yabanje guhamagara abaswa imaze kubahamagara ibaha ubwenge bwayo icyo bita sagesse daho apana sagesse terrestre ndabyumva n'umunyabwenge bw'isi yahamagaye yahise imuha n'ubwenge buturuka mu ijuru ariho handitse ngo icyambere buraboneye wavuga uta uburyo wize ufite ubwenge ugira gute ariko gusambana bikaba byarakunaniye kureka itabi bikaba byarakunaniye ariko wagera na muganga akakubwira ati itabi nukomeza kuri muzapfa no kugapapuro babyanditseho wenda rizanyica ariko kurureka byarananiye kandi uri umunyabwenge warize ni gute umuntu avuga ati ngiye nabana n'umugore umwe guta imyaka 10 gashira ati ntago nemera ko nabandi bagabo ari umwe bafite kandi hari abandi babanye basazanye nabo ari we mugore azi wenyine urumva Imana yatanze ubwenge yahamagaye abaswa ariko imaze kubahamagara ibaha ubwenge bwayo urakoze ni ukuvuga ngo abanyabwenge bw'Imana bashobora guhesha abanyabwenge by'isi utanatekereza ko yahamagaye abaswa gusa kuko Bibiliya yavuze ngo ab'ubwenge bw'isi bahamagawe si benshi yego c'est-à-dire ko hari na bake bahaye agaciro ibi bintu baje ari bake ntabwo yahamagaye abaswa gusa n'abanyabwenge bw'isi yarabahamagaye ariko si benshi kuko bitabafashe kuko yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa none abanyabwenge bw'isi barageza hehe abanyabwenge bw'Imana bihura biti bikora bite ku mugani wa cya kinyarwanda abahe ubwo na abo nyine bavuga yatobora uvuge ari ijambo najyaga ngo tobora uvuge mu yangu hirya aha ndi kumva ko hari imyanzuro imwe yafashwe ku madini amwe yuko nta muntu utari umunyabwenge bw'isi uzongera kuyobora idini kuko itorero ryo ni rya Kristo none nkahita numva ubu bwenge bw'Imana aba banyabwenge bw'Imana bacecekeshejwe ko badashoboye aba banyabwenge bw'isi barageza aba banyabwenge bw'Imana birahura bikora biti boreka mpumuriza abagenzi mpumurize bene data mbabwire nka mwarimu mbabwire nk'umuvugabutumwa bwiza yego iri jambo mperutse gusura abakozi b'Imana umushumba umwe n'umudamu we ndabakunda cyane na abantu bakoze umurimo w'Imana bakoze umurimo w'Imana bakoreye Imana hanyuma tuganira ku by'ibi bihe yego itorero rya Pentecote rigezemo ko niryo ndimo ngewe iby'ahandi ntabwo mbizi nubwo atari iryo torero ry'Imana gusa ariko niryo ndimo niryo mvuga ariko bo ni bakuru ntabwo urumva nta mukecuru n'umusaza ariko baravuga bati twebwe ntabwo ibi byadutunguye yego nta nubwo mubo bisitaje turimo kuko amakuru turayafite turayimaranye igihe ntayiwe ni mumbwire ko nsigaye nkunda kuganira n'abantu bo hambere kugira ngo menye ko nari mbabajije ariko ibi bintu pastor ibi bintu mama pastor ubu nta makuru mwari mwicanye ati turayafite ati guhera muri 70 na ati data yaravuze ntambwe ati muri 78 si hambere ni hambere maze umwaka umwe mvutse nge nari imaze 5 ko navutse 73 ati twakiriye ubuhanuzi mbatega amatwi madamu aravuga ati twakiriye ubuhanuzi bw'umuntu w'umukecuru wari uvuye muri Kongo ubwo nimvuga ntya ababwumvise barahita babyibuka yego ngo yaje ahantu bita ku Gasavi avuga ibyo Imana yamubwiye aravuga ngo Imana
yavuze ibintu bibiri, reka mvugemo kimwe nicyo kirebana n'ibyuma na sije. Mu bintu Imana yamubwiye bibiri, yaravuze ngo Imana imweretse iri torero igihe kizagera. Abanyumva barihangana, niko bimeze, byarabaye, ni ibyanditswe. Igihe kizagera abanyamwuka bakarikurwamo, rikayoborwa n'abantu bize bakorera amafaranga. Ako kantu ko gukorera amafaranga Tereze ndavuga mama, ibi bintu warabyiyumviye? Ati nari impari muri icyo gihe, nari impari bivuga. Ndabizi ko bashobora kuza kuvuga bati ubwo ruvuze ko twebwe tutari abanyamwuka. Niko yavuze, turi kwivugira icyo Imana yavuze. No kuvuga icyo Imana yavuze, nuzura umunyamwuka sava, ariko n'ubu utari umunyamwuka, nuzura umucanshuro nabyo, nuzura umunyamwuka kuyobora abanyamwuka bizakugora. Ko twabonye ko umunyamubiri atayobora, ubwenge bw'isi butayobora. Naza ari umunyabwenge gusa kuyobora abanyamwuka ntabwo bizamukora, ntibizahura, ntabwo bizemera. Ariko naza ari umunyabwenge, ari umunyamwuka cyane, Imana izamuha ubwenge bw'ijuru bwiyongere ku bw'isi afite, ariko buburi, hanyuma ayoboza abantu umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana. Ibi rero nta gikuba kirimo. Hazaza hagaragara iteraniro ati Debo turumonde asevu baberwa ibyo avuze. Umuntu ashobora kutazayoboza ururimi, na confidence izayobora n'iki na morale. Nagira ngo mvuge ko iki ari cyo gihe. Ngiye mfite umwana witwa nicyo gihe, nicyo gihe, kandi ibintu Imana yavuze bidasohoye ntabwo yaba yaravuze. Nibyo, niba igihe cy'amashuri kigeze, iri fo ayo mashuri arayobora, ari buyobore pe. Kandi ntabwo ari Imana ibivuze, ntabwo ari Imana, ni itegeko ryavuye ku bantu. Uko civilisation dufite, ntabwo waba meya w'akarere utarize. Nibyo. Wumva rero kugira ngo ufate umuntu ayobore ururembo rugereranwa n'intara, abayoboye abanyabwenge we ari ayoboza kwerekwa gusa no kurondora no gusoma iki, igomba kubaho iyo periode, igomba kubaho nayo. Reka ariko nimureke ibeho, ariko nayo nibeho, reka ibeho, ndabyemera kuko n'Imana yaranabivuze. Ariko si ubundi si ngombwa, kubera impamvu ngiye kukubaza mwarimu. Hari abantu bamwe banze kuza muri aya matorero, nyine reka na ADEPR tuyivugemo, kubera ko ari abahanga bize, bakabona ni itorero ry'udukecuru, ry'abantu b'abakene. Ibyo byari kera, ry'abantu batize, bigatuma batarizamo. Ese ubu si amahirwe itorero ryaba rigiye kugira ko noneho rigiye kwakira abanyabwenge, kuko bagize Imana bagiye kuyoborwa n'abanyabwenge? Aha nta mahirwe abamo yo kuba bagiye kwakira abayoboke b'abanyabwenge. Bande bagize amahirwe? Idini. Nabonye uvuga uti itorero ry'Imana rigize amahirwe. Oya, ni idini afite. Hari umugore umwe uherutse kuvuga ati ko Mose ntiyarazi kuvuga, yari afite umuvandimwe witwa Aroni. Yego, Imana Mose yakoraga ibitangaza, ariko Aroni yari intyoza, yari umusemuzi, yari afite icyo bita irokanse. Ariko Mose ari umunyabitangaza. None se ko Mose yabwiye Imana ati sinzi kuvuga, sindi n'intyoza, ati ntacyo Aroni mwene so nagusove akube hafi ajya asobanura. Imana yavuze iti watumye uyu nguyu ko ari we ntyoza. Urumva ko abanyamwuka n'abanyabwenge baruzuzanya, ahubwo bubahana. Noneho rero icyari kuba cyiza ni uko ba Mose bari kugumaho. Yego, nibwo byari kuba biryoshye. Yego, Mose akagumaho, Aroni agasobanura, akamenya kubungabunga umukumbi, akagira gute. Ariko mwari abantu bize bari bakenewe, kubera indi mpamvu ngiye kuvuga. Nigeze kujya ahantu, akarere ka leta kohereza itangazo ririmo amagambo anyuzamo akandikwa mu Cyongereza. Itangazo ryarabagaraguye kurisoma, yageraga handitse ururimi rw'Icyongereza akabura uko abivuga, akabisimbuka. Yari Mose. Ariko nawe ntiyamenya ko hirya hari Aroni, ngo navuga ati se waritanze iri tangazo, byibuze avuga ati dusomere iri tangazo.
ariko abana bintu bize barakenewe. umwanya w'amatangazo utari waza uwo kubwiriza urimo, abantu ntabwo bihannye, barihannye n'indwara zirakira. Ariko bigeze ku itangazo ryanditse mu cyongereza niho Aroni akenewe, ariko Mose nawe arakenewe cyane. Arakenewe kandi madamu, tugiye tuvugisha ukuri, nibyo ni periyode, ni igihe kirategeka. Nigeze mbabwira ubuhanuzi 9 n'umunani, Imana yatubwiye ko igiye kuza kwicira no kombera urutoki rwayo, kandi umuhinzi iyo agiye kwicira insina ze n'inziza zigendamo, izisigaye kugira ngo umuhinzi arebe ko zitanga umusaruro. Gusa nagira ngo ubwenge bw'isi nabwo burakenewe, ariko ubwenge bw'isi ntibuyobora ubw'ijuru. Yes, nicyo turacyemerana. Ubwenge bw'isi buyobora isi, ariko ubwenge bukanayigeza ku iterambere, bukanayigeza ku iterambere rirambye. Yego, ariko ubwenge bw'isi ntabwo buyobora ubwenge bw'ijuru. Urakoze cyane. Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha mwarimu, turagushimiye. Abantu mwese mukurikiye iki kiganiro mukaba mukirangije mugejeje ku musozo, Imana ibahe umugisha. Ufite ikibazo wabaza uzandika muri komanteri, hanyuma twongere dutumire umukozi w'Imana yongera dusubize, ariko n'ubundi uzagaruka. Yego, ufite ibyo kuvuga. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Turagira ngo rero dusoze, ariko hariho nk'umuntu wakenera kuba yakubaza anyuze mu ibanga cyangwa no kukuburesinga. Ubundi reka mbwire n'abantu badukurikiye, mujye mukunda abakozi b'Imana, mubakurikire, ariko munabakurikirane. Kubakurikirana icyo mvuga muracyumva, mujye mukunda guhana amaboko abakozi b'Imana. Mwarimu afite umurimo ukomeye akora mu nzu y'Imana. Icya kabiri, afite umurimo ukomeye akora wo gufasha nimba umuntu ajya gutora uruhinja bataye muri puberi, harya wamutuye afite imyaka ingaho bagize ingahe? Ni amasaha yari amaze avutse. Yari amaze amasaha avutse, barambikaho. Bafite imyaka 7, umukobwa mwiza cyane. Harya niwe mwita izina? Harya ni porofese? Yitwa Baho mama. Mwari Imana iguhe umugisha kubw'icyo kintu. Urumva, ni umukobwa ugeze mu myaka 7, ushobora guca ku iposita ugafunga amakanzu n'inkweto by'umwana w'imyaka 7 akajya ku iposita kubyakira. Ushobora kuvuga ngo mwarimu, uwo mwana nanjye umbwira amafaranga yishyura ku mwaka ngo ufashe. Mujye mumenya gukorera Imana, ntimukavugire Imana gusa, kuko mujye mumenya no gukorera Imana. Turagira ngo ubwire abantu nimero zawe za telefone. Murakoze cyane mushumba. Mbere yuko mvuga nimero za telefone, ndagira ngo ijambo ry'Imana ryubaka abantu. Yego, nta biracitse, ntayo nagaciyemo, mureke nako gace. Nako ni ngombwa, nako gacemo turebe umusaruro. Yego, kandi mukomere kuri Kristo. Ntabwo tweretswe Kristo nk'uwambwe ku giti gusa, twamweretswe nk'umwami n'umukiza. Mpinduka ntizikabahindure. Mu minsi yashize haje ngo abantu baravuga ngo ibendera ry'abatinganyi ngo ryazamwe bacika mu rusengero, kandi se barukanwa n'igitambaro nabo baciriritse. Njye bakijunguje mpari, sinari nzi nuko ari nacyo. Urumva, icyo gihe bakondana umuvugizi ngo yabato, ariko nawe ntabwo yari abizi ko ari bo. Yazi ko ari abakozi b'Imana. Ntabwo ibintu byose tuba tuzi ko ari byo, ariko habimenyeye yari abikarumye. Ibintu byose ntitubimenye. Ariko icyo gihe njya ku nkoranyambaga ndababwira nti ubuseho ko kuzunguza igitambaro, nimbugushwa n'igitambaro, uwo munsi babasezeranyije ukagushwa n'agakombe. Abize nibazaze mubafashe, mubagandukire, mugire gute. Naza ari umunyamubiri muzamufashe yinjire mu mwuga. Si uko? Si byose nibyo, ariko nawe kandi azadufashe duhinduke abanyabwenge cyane. Ni ibintu byuzuzanya. Ariko umuntu nashaka kuyoboza ubwenge bwe ntabwo bizemera. Iyo niyo kose, niyo nama natanga. Hanyuma ni mwarimu Mukase Prudentienne, muvuga ubutumwa bwiza, birumvikana. Umudamu, abana 2, nicyo gihe gadi nabaho parufete. Nimero ya telefoni ni 0788 620 890.
murakoze cyane. murakoze Nk'uko mwatangiye musengera abantu n'ubundi nimusoze musengera abantu. Murakoze. nongeye gushimira mwami w'ijuru n'isi. ijambo ryawe ni rizima, rifite ubutware ndetse n'ubushobozi, n'inkota ityaye, Haleluya. igabanya umubiri n'umwuka. Data, tunejejwe nuko utweretse ubwenge buturuka kuri wowe ubwo ari bwo. Turagushimiye ko utwigaragarije kuri uyu munsi mwiza w'umugisha twongereye kubaho. Dukeneye ubwenge bw'Imana, dukeneye ubwenge bw'Imana buduhesha gusobanukirwa ubwiru bwawe, kuko tubonye neza ko bidashoboka ko ubwenge bw'isi bwashobora kuyobora ubwenge bw'ijuru. Dukeneye ubwenge bw'ijuru, dukeneye ubwenge buduhesha amakuru y'ijuru. urakoze urakarama. turagushimiye kuri Imana yacu, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. murakoze cyane. Murakoze.